ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje mwe mudukurikiye muri aka kanya. Buri gihugu gitera imbere kigira imishinga igizwe n'ibikorwa birimo iby'ubwubatsi bw'inzu, imihanda, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi bigamije gutuma abagituye barushaho kugira imibereho myiza. Ku rundi ruhande ariko ibikorwa bikubiye muri iyi mishinga bishobora no kugira uruhare mu kwangiza ibidukikije cyane cyane umutungo kamere nk'amazi n'ubutaka bidasize muntu, mu gihe imishinga itateguranywe ubushishozi ngo hasuzumwe ingaruka ibyo bikorwa bishobora kugira ku bidukikije, nabyo bikabangamira iterambere rya muntu uza ku isonga ry'ibidukikije. Ugasanga umuntu agiye kubaka nk'umuhanda, kamvuge imishinga minini wenda ya leta, ntutekerezaho aho amabuye uzayakura, ntutekerezaho terita aho uzayikura n'imyanda izavamo aho uzayishyira. Iyo utabitangiye mbere rero uhita ubibona ako kanya ugatangira kwiyaranja aho ubishyira. Niho usanga abantu bihisha bajya kujugunya mu bishanga kuko bazi ko ari ubutaka bwa leta, abihisha bakajugunya muri za ruhurura, ariko nyamara bikagira ingaruka ku bantu bose. Ngiyi impamvu nyamukuru leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije yashyizeho itegeko riteganya ko buri mushinga ugomba gukorerwa isuzuma ngaruka ku bidukikije mbere yo gutangizwa. Isuzuma ngaruka ku bidukikije ni uburyo bwimbitse bwo kugaragaza ingaruka z'umushinga ku bidukikije, ku mibereho y'abaturage n'ubukungu, bityo hakimakazwa iterambere rishingiye ku bidukikije byo musingi w'iterambere rirambye. Mu kiganiro cya none turasobanukirwa uko isuzuma ngaruka ku bidukikije rikorwa, akamaro karyo n'intambwe imaze guterwa mu gusuzuma imishinga itandukanye mu Rwanda kuva isuzuma ngaruka ku bidukikije ryinjijwe mu itegeko ryo kurengera ibidukikije ryo mu mwaka wa 2005. Gendijire ntaho batuye kandi nguhaye ikaze mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Umuntu yava akagera aharanira iterambere mu mibereho ye akora ibikorwa birimo ubwubatsi ngo anoze imiturire, abona aho akorera ubucuruzi cyangwa se indi mirimo imufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, akubaka imihanda n'amavuriro n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Ni ibikorwa akeneye kuko bimufasha kubaho neza kandi atabona icyo abisimbuza. Ariko byinshi muri ibi bikorwa remezo bikorerwa ku butaka bikaba byakototera ibidukikije biturutse ku miterere ya buri gikorwa. Urugero nk'inyubako z'inganda zitubatswe mu buryo bwitwararika ibidukikije cyangwa se zitubatse ahabugenewe zishobora guhumanya ikirere, ubutaka cyangwa se umwuka duhumeka mu gihe hatateganyijwe uburyo bwo gukumira imyanda zisohora. Ni kimwe n'inzu ziteraniramo abantu benshi nk'insengero cyangwa amahoteli, amavuriro n'izindi zishobora guteza impanuka kuko zubatswe ku butaka bw'amanegeka cyangwa se zishobora kubangamira abazituriye biturutse ku mazi yakoreshejwe azisohokamo mu gihe nta buryo bwo kuyanagura bwatekerejwe, cyangwa se abaziteraniyemo bakibasirwa n'ibiza nk'inkuba kuko hatateganyijwe imirindankuba yagabanya ubukana bw'iki kiza ku ikubitiro. Ngiyi impamvu nyamukuru mu mwaka wa 2005 leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije yashyizeho itegeko riteganya ko buri mushinga ugomba gukorerwa isuzuma ngaruka ku bidukikije mbere yo gutangizwa. Iri tegeko ryaje ryuzuza politike y'igihugu yo kurengera ibidukikije yemejwe mu itegeko nshinga mu mwaka wa 2003 nk'uko ikigo REMA kibisobanura. Uko imishinga rero igenda iba myinshi murabona ko u Rwanda ruratera imbere cyangwa n'isi muri rusange, hari ibintu byinshi bikorerwa ku bidukikije cyangwa ku mutungo kamere. Iyo udakoze rero isuzuma ngaruka ku bidukikije niho usanga umushinga ugera hagati ugasanga urimo urangiriza abandi muturanye, ugasanga nawe ubwawe birimo birakwangiriza kuko utabitekereje mbere ngo ubishyire mu mushinga wawe unashake uko uzabimanaginga icyo gihe watangiye operation. Niyo mpamvu rero isuzuma ngaruka ku bidukikije byabaye ari ngombwa ko bijya mu itegeko n'abantu bakagenda babyumva kandi babyubahiriza, kandi mu by'ukuri nagira ngo mbwire abatwumva ni inyungu yawe nyine umushinga kurusha uko ari inyungu ya rubanda. Kuva isuzuma ngaruka ku bidukikije ryashyirwa mu itegeko, imishinga itandukanye irasuzumwa mbere yo gushyirwa mu bikorwa. Iyi irimo iy'inyubako zagenewe guturwamo, gukorerwamo ubucuruzi, imirimo yo mu biro, imyidagaduro, ibikorwa by'ubusabane, insengero, amahoteli,
ubuvuzi, amashuri cyangwa izindi nyubako rusange zifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenze 500, izubatse ku buso burenga metero kari 1500 cyangwa zubatse mu kibanza kirenze metero kari 1000. Imishinga yo kubaka inganda, inyubako zikorerwamo zateza impanuka, amagaraji, amabagiro cyangwa se imishinga yo gucukura amabuye y'agaciro nayo ikorerwa isuzuma ngaruka ku bidukikije mbere yo gushyirwa mu bikorwa. Kuri uru rutonde kandi hiyongeraho iminara, antene n'ingomero z'amashanyarazi nto n'indi mishinga igenwa n'iteka rya Minisitiri nomero 001/2019 ryo kuwa 15 z'ukwa 4 2019 rishyiraho urutonde rw'imishinga igomba gukorerwa isuzuma ngaruka ku bidukikije. Ariko si inyungu zo gusuzumisha ingaruka ku bidukikije mbere yo gutangiza umushinga n'izihe? Ikigo Rema kirabisobanura. Isuzuma ngaruka ku bidukikije ryagiyeho mu rwego rwo nko kuzigamira umutungo kamere w'igihugu, kuko mu nyigo harimo aho bashyiramo ingamba zo kureba uburyo twabungabunga umutungo kamere wacu. Tuvuge niba ari umuriro, uburyo ugomba gukoresha umuriro mukeya, gukoresha tekinoloji zigezweho zigenda zibika umuriro, niba ari amazi, uburyo ugomba kuyatunganya neza, amaze gutunganywa agasubira agakoreshwa yaba mu majaride cyangwa mu matuwarete. Ubwo ni uburyo bwo kubungabunga no kuzigamira isi yacu no kuzigamira abana bacu ndetse n'abazabakomokaho. Isuzuma ngaruka ku bidukikije kandi ririnda rwiyemezamirimo igihombo gishobora guturuka ku bihano birimo gusubiranya ibyangijwe n'umushinga yatangiza udasuzumwa. Iteka rya Minisitiri nomero 001/2019 ryo kuwa 15 z'ukwa 4 2019 kandi rigena amabwiriza ibisabwa n'uburyo bwo gukora isuzuma ngaruka ku bidukikije. Uku niko inzobere mu gusuzuma ingaruka imishinga yagira ku bidukikije zibisobanura. Iyo baje batugana nk'impuguke baduha mu magambo make umushinga uko uteye, bakatwereka ibikorwa bateganya gukora, noneho twebwe tukagerageza kureba ese ibi bikorwa bizagira ingaruka zihe ku baturage, ku bidukikije. Ingaruka zishobora kuba ari ingaruka zishobora kuba mbi ku bidukikije, ariko kandi tukareba n'ibyiza by'uwo mushinga cyane cyane nko ku baturage, noneho tukerekana byose, noneho tukagitanga nicyo nakwita recommandation, sinzi ukuntu nakivuga mu Kinyarwanda, mbese tugatanga uko tubibona dukurikije ibyo twabonye muri izo ngaruka n'iki. Tukavuga tuti uyu mushinga ushobora kuba mwiza, ushobora rwose twabasaba yuko mwawemeza ukazakorwa, cyangwa se tukavuga tuti uyu mushinga dukurikije ingaruka tubona nyinshi, nubwo ushobora kugira abantu akazi cyangwa n'ibindi byiza wazana, ariko tubona ibyo uzakora ingaruka zayo ari nyinshi cyane ku gihugu, cyane cyane mu gihe kiri imbere. Tukavuga tuti uyu mushinga ntabwo byaba byiza ko ukorwa. Inzego zishinzwe gutanga ibyemezo by'ubuziranenge zivuga ko kuri ubu imishinga yose ishyirwa mu bikorwa mu Rwanda ibanza gusuzumwa kuva itegeko ngenga rigena isuzuma ngaruka ku bidukikije ritanze umurongo ngenderwaho. Kuri ubu kandi ngo ntibikigoye gusuzumisha umushinga cyangwa kubona icyangombwa cy'ubuziranenge kuko bikorerwa ku ikoranabuhanga rya interinete, bityo rwiyemezamirimo akaba atagisabwa gukora urugendo aza ku kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Mu gihe dutangiye kuri system ubona ko byongeye ku bakiriya bacu bagiye buzamuka cyane. Tuvuge tugitangira hari igihe wasanga ko umwaka dutanze certificate 120, ariko tugire kuri system usanga tugeza no muri 400 ku mwaka. Hari icyo twita certificate, hari n'icyo twita clearance, ariko byose bikaba bifite akamaro kamwe. Ibyo byose rero tubiteranye usanga dutanga muri 450. Nyamara tugitangira imyaka ya mbere 35 wasangaga twara hagati y'100 n'150. Isuzuma ngaruka ku bidukikije rikorwa n'inzobere mu gukora inyigo zigendanye n'ibidukikije zabiherewe uruhushya n'itegeko kuva mu mwaka wa 2016. Zibarizwa mu mahuriro arenga 30 agize urugaga rw'ababigize umwuga RAPEP, ariko hari n'inzobere zirenga 120 zikorera ku giti cyazo, bityo bikaba byorohera rwiyemezamirimo kubona aho akoresha isuzuma ngaruka ku bidukikije ry'umushinga we. Ariko ubuyobozi bw'urugaga RAPEP buvuga ko hakiri byinshi byo kunozwa.
urebye urugendo ruracyari rurerure kuko hari benshi mu bo dukorana cyane cyane nko muri abikorera ku giti cyabo abariho nanahera rwose. Hari abaza akakubwira ati rwose mfite projet n'iyi ko zakora ibi n'ibi ariko RDB cyangwa Rema cyangwa se banke hari agapapuro bansabye ngo nimwe mu gatanga, baracyakita agapapuro, ntabwo baramenya iyo mpamvu y'iyo nyigo, cyane cyane no ku ruhande rwabo ngo bamenye akamaro k'iyo nyigo ku ruhande rwabo, atari no ku ruhande rwa leta cyangwa rwa Rema cyangwa rwa RDB. Bamwe mu bafite ibikorwa byakorewe isuzuma ngaruka ku bidukikije bavuga ko bumva neza akamaro k'iri suzuma ndetse n'ako kubungabunga ibidukikije muri rusange. Birakwiye ko abantu bitabira kubanza gutegura ibintu mbere y'uko umushinga uba bakawutegura, bagategura uwo mushinga mbere y'uko. Ni byiza cyane ko birakurengera, bikarangira umwana n'umwuzukuru wawe ejo hazaza. Isuzuma ngaruka ku bidukikije hagenzurwaho umushinga uzashyirwa n'ibikorwa bizengurutse cyangwa biri mu gace umushinga uzashyirwamo, hakarebwa icyo amategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamahanga biteganya kwishyirwa mu bikorwa ry'imishinga iri muri ubwo bwoko, hakagenzurwa ingaruka zo gushyira mu bikorwa uwo mushinga yaba ku buzima bw'abantu, ku mazi, imicungire y'imyanda, ikirere, ubutaka n'ikoreshwa neza ry'umutungo kamere. Aha kandi hasuzumwa ibishobora kuzangirika n'igipimo byazangirikaho hashingiwe ku makuru atangwa n'ubuyobozi, abagenerwabikorwa n'abaturage baturiye aho umushinga uzajya. Mu isuzuma ngaruka ku bidukikije kandi hagaragazwa amahirwe ari mu gushyiraho umushinga ku bidukikije, ndetse hakanerekanwa imirongo ngenderwaho yo kurinda ingaruka ku bidukikije zaterwa no gushyiraho uwo mushinga. Ubuyobozi bw'ikigo Rema buheraho busaba abatekereza imishinga itandukanye guha agaciro isuzuma ngaruka ku bidukikije kuko rifite akamaro yaba kuri rwiyemezamirimo no ku gihugu n'ahazaza hacyo muri rusange. Bamwe babona ko isuzuma ngaruka ku bidukikije bibahenze cyangwa ari added cost, ni ikindi kiguzi, ariko nagitekereze mu buryo bwaguye nk'umushinga we. Nimba narakoze inyigo y'umushinga wo kubaka uruganda runaka, nishyireho n'iyo nyigo nayo ibe nkaho iyo investments nyikoze, kuko iryo shoramari nibwo rizaramba. Ubwo ndavuga ku bashora imari, kandi ndagira ngo mbereke yuko ni ku nyungu zabo, kuko iyo ushoye imari nari nanabivuzeho, ushaka ko iyo mari ushoye cyangwa icyo gikorwa kizaramba. Iyo udakoze isuzuma ngaruka ku bidukikije rero urarisikinga. Niho bamwe barangiza yatangira kubaka akibuka ko atatekereje n'aho azakura ibyo azakoresha mu ruganda, ariko babitekereje kare umenya aho uzabikura, umenya icyo bisaba. Ese nimba ari amabuye nzayacukura he, nimpacukura nzasabwa kuhasubiranya. Ariko iyo utangiye kuza ukabitekereza nyuma, na investment washatse gukora ntago igiciro cyose wakibaza, ugasanga noneho no kubara inyungu byarakugoye. Ariko ubitekereje mbere, ubibara neza, ukamenya igishoro cyawe, ukamenya n'uko uzunguka, ndetse na partners uzakorana nabo. Ikindi ni kuba ubwo ndavuga nk'amabanki atanga za loni cyangwa n'ibindi, ni byiza kujya buri gihe bakangurira abantu babo, nimba atari imishinga yabo aribo bayishoyemo imari, gukangurira abantu babo ko inyigo y'isuzuma ngaruka ku bidukikije ni nyangombwa cyane, kuko ifasha bwa burambe n'umushinga kuba warizwe neza. Ni pate y'umushinga kwigwa neza kugira ngo batange support, ariko bizeye neza ko inyungu bazayibona. Ikindi rero ni abakora umwuga, ndavuga ubwo abakora izo nyigo, ndabasaba kugira ngo babe professional. Abenshi aragenda agafata akiyandikisha muri ya association yabo mu rugaga, yamara kwiyandikisha yabona ikiraka cyangwa agafata byinshi, agatangira gufata abana batoya bakirangiza cyangwa batanabyigiye neza gusa ngo yize ibi n'ibi, akamushyiramo bagasanga raporo ziri substandard, zitujuje ubuziranenge. Dusoza ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, reka nkwibutse ko gukoresha isuzuma ngaruka ku bidukikije mbere yo gutangiza umushinga w'iterambere ari byo byonyine biha umushinga garanti yo kugera ku ntego zawo. Birinda igihombo cyaturuka ku bihano biteganywa n'itegeko mu gihe bigaragaye ko umushinga ubangamira ibidukikije, byongeye bigatanga icyizere cy'iterambere rirambye ry'igihugu rishingiye ku kubungabunga ibidukikije, cyane cyane muntu ndetse n'umutungo kamere. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mu gitegurirwa n'ikigo Rema cyo kubungabunga ibidukikije ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Naho ubutaha.
ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.